Ese wigeze ukora ikintu kubera urukundo nyuma ukacyicuza? Mu rukundo buri wese aba ashaka gushimisha umukunzi we akamukorera ibishoboka byose. Icyakora hari igihe wisanga mu rukundo rugusaba gukora ibintu bihabanye n'imyemerere yawe cyangwa rukaba rwagukoresha amakosa mu gihe utitonze. Urukundo ni kimwe mu bintu bikomeye bigira uruhare mu buzima bwa muntu. Rutuma abantu bishimana, bagashyigikirana ndetse bamwe rukanabafasha kuba abantu beza kurushaho. Gusa nanone hari igihe bamwe bajya bakora amakosa akomeye bavuga ko babitewe n'urukundo, nyamara bikarangira bibagizeho ingaruka mbi. Hari ibintu umuntu adakwiye na rimwe gukora kubera urukundo, kuko urukundo nyarwo rudakwiye gusenya ubuzima, kugukoresha amakosa cyangwa gutuma utakaza agaciro. Twifashishije inyandiko yasohotse mu kinyamakuru Very Well Mind, dore ibintu 5 by'ingenzi impuguke mu rukundo zigaragaza umuntu akwiriye kwirinda gukora kubera urukundo. Tubahaye ikaze kuri Gisa Vox. Ikintu cya mbere uzirinda gukora mu gihe uri mu rukundo, ntuzigere wihanganira ihohoterwa. Kutihanganira ihohoterwa bisobanura kumenya ndetse no kwemera ukuri ko urukundo nyarwo rutagomba na rimwe kubamo kubabazwa, gutukwa, gukubitwa, gutotezwa cyangwa gutereranwa mu buryo bwo kwica agaciro k'umuntu, ndetse no kugira ubutwari bwo kudakomeza kuguma mu mubano ukugirira nabi niyo waba ukunda cyane uwo muri kumwe. Hari abantu benshi baguma mu mibanire ibababaza, bakihanganira ibintu bibasenya ku mutima ndetse no ku mubiri, bitewe n'uko bibwira ko urukundo rusaba kwihanganira buri kimwe cyose, cyangwa bakizera ko igihe kizagera uwo bakundana agahinduka akareka kubakomeretsa. Abantu ibi bintu bibaho akenshi biterwa n'amarangamutima akomeye, ubwoba bwo kuba baba bonyine, cyangwa kwizera ibinyoma by'uko kubabarira ari igice gisanzwe cy'urukundo. Mu buzima busanzwe, ihohoterwa mu rukundo rishobora kugaragara mu buryo bwinshi. Hari iryo ku mubiri nko gukubitwa cyangwa gukomeretswa ku bushake. Hari n'irikorwa kandi rikoreshejwe amagambo, aho umuntu ahora asuzugurwa, atukwa, asekwa nabi cyangwa se ateshwa agaciro buri gihe. Hari kandi ihohoterwa rishobora kugaragarira mu kugenzurwa cyane, kubuzwa kuvugana n'abandi, guterwa ubwoba cyangwa guhora ushinjwa ibitari byo. Ibi byose ntibiba ari bito nk'uko bamwe babifata, ahubwo ni ibintu bigenda byubaka ubwoba, agahinda n'ihungabana mu mutima w'umuntu, bikamugira imfungwa mu rukundo rutari rwiza. Iyo umuntu akomeje kwihanganira bene aya makuba, buhoro buhoro atangira kwibagirwa agaciro ke. Ashobora gutangira kumva ko adashobora kubaho atari muri uwo mubano, cyangwa se ko atakwigera abona undi muntu umukunda nyuma y'uko atandukanye n'uwo nguwo. Ibi bituma atangira kwemera ko kubabara ari ibintu bisanzwe mu rukundo, nyamara mu by'ukuri urukundo nyarwo rugomba gutuma umuntu atekana, akagira amahoro, akumva afite umutekano, aho kuba mu bwoba mu buzima bwe bwa buri munsi. Ihohoterwa rituma umuntu atakaza icyizere, agahora mu gahinda, ndetse rimwe na rimwe bikagira ingaruka zikomeye ku buzima bwe bwo mu mutwe ndetse n'ubuzima bwe muri rusange. Ikintu gikomeye abantu bagomba kumenya ni uko urukundo rwa nyarwo rutabarizwamo ubwoba ndetse n'agahato. Umuntu ugukunda by'ukuri nta kubabaza ngo abyite urukundo, ahubwo agushakira amahoro, akagushyigikira, akakubaha kandi akaguha umutekano. Niba umubano wanyu uhoramo amarira, ubwoba n'agahinda kurusha ibyishimo n'amahoro, icyo si ikimenyetso cy'urukundo, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko uwo mubano udafite ubuzima buzira umuze. Niyo mpamvu kutihanganira ihohoterwa ari ingenzi cyane, kuko bisaba ubutwari bwo kwibuka ko nawe ufite agaciro kandi nawe ukwiriye gukundwa mu buryo bukubakaho kugusenya. Ikintu cya kabiri udakwiye gukora mu gihe uri mu rukundo ni ukureka inzozi zawe n'iterambere ryawe muri rusange. Kureka inzozi zawe n'iterambere ryawe mu rukundo ni igihe umuntu atangira buhoro buhoro kureka ibintu by'ingenzi byari bimufitiye akamaro kubera uwo bakundana. Akenshi bitangira umuntu afite inzozi n'intego mu buzima bwe, nk'ishuri, akazi cyangwa se indi mishinga ashaka kuzageraho, ariko agahura n'umuntu bakundana, mu kanya nk'ako guhumbya ibyo byose bikabura. Mu ntangiriro byose bigaragara neza kandi bishimishije, ariko uko igihe kigenda gishira, uwo mukunzi ashobora gutangira kumusaba kumarana igihe kinini nawe, kureka kwita ku masomo cyangwa ku kazi ke. Ibyo bigatuma atangira kuburira umwanya uhagije amasomo cyangwa se akazi muri rusange, byari buzamugeze kuri za nzozi ze z'ahazaza zikomeye. Ibi bituma umuntu atangira kugabanya imbaraga yashyiraga mu nzozi ze buhoro buhoro, akumva ko urukundo ari rwo rwa mbere kurusha ibindi byose. Nyuma y'igihe umuntu usanzwe afite icyerekezo mu buzima bwe, asanga yaratangiye gusubira inyuma. Ushobora gusanga yararetse ishuri, yararetse akazi keza, cyangwa yararetse amahirwe akomeye yari kuzamufasha gutera imbere, byose kubera gushaka gushimisha uwo akunda cyangwa gutinya kumubura. Ibi bishobora gutuma nyuma y'igihe urukundo narwo rugira ibibazo cyangwa se rugasenyuka, ugasanga uwo muntu asigaye nta kintu afite, nta ntego, ndetse akicuza n'igihe cyose yatakaje, atari uko yabishakaga ahubwo ari uko yitangiye umuntu kurusha uko yitaga ku buzima bwe. Ibi bibaho akenshi kubera impamvu zitandukanye, harimo gukunda cyane umuntu ku buryo wibagirwa wowe ubwawe, ubwoba bwo gutakaza uwo mukunzi, cyangwa igitutu gituruka mu mubano wanyu. Hari igihe ibyo biba bitagaragara nk'igitutu gikomeye, ahubwo bigenda biba buhoro buhoro ku buryo umuntu atabibona ako kanya.
ariko ingaruka zabyo ziba zikomeye kuko zituma umuntu atakaza icyizere, amahirwe y'ubuzima ndetse n'igihe cy'agaciro yari akwiye kuba yarakoresheje mu kwiyubaka. Ikintu cya gatatu uba udakwiye gukora kubera urukundo ni ugukora ibintu bibi cyangwa bitemewe n'amategeko. Gukora ibintu bibi cyangwa bitemewe n'amategeko mu rukundo, aha ni cya gihe abantu bakundana batangira kwinjira mu bikorwa binyuranyije n'amategeko cyangwa bidakwiye mu rwego rwo gushimisha umukunzi, kumukundisha ikintu runaka, nyamara ibyo bikorwa bikarangira byangije ubuzima bwanyu, icyubahiro cyanyu ndetse n'ejo hazaza hanyu. Akenshi ibi bitangira mu buryo busa n'ubworoheje, aho umuntu akora ikintu gito akumva kitateza ikibazo, ariko buhoro buhoro bigenda bikura bigahinduka imyitwarire ishobora guteza ibibazo bikomeye. Mu rukundo hari igihe umuntu ashobora gusabwa cyangwa agahitamo gukora ibintu nk'ubuhemu, kwiba, kubeshya, gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa kwinjira mu bikorwa by'uburiganya kugira ngo ashimishe uwo bakundana cyangwa amugaragarize ko amwitayeho. Ariko nanone hari n'igihe umuntu akora ibyo atabanje no kubisabwa n'uwo bakundana, ahubwo akabiterwa n'igitutu cy'amarangamutima aba amufitiye, aho aba yumva naramuka atabikoze aratakaza uwo mukunzi. Ibi bituma urukundo ruhinduka impamvu yo kwinjira mu byaha aho kuba isoko y'amahoro ndetse n'iterambere hagati yanyu. Ibikorwa iyo bimaze kuba byinshi bigira ingaruka zikomeye. Bishobora gutuma umuntu afatwa n'amategeko, agafungwa, agatakaza akazi, ishuri cyangwa se icyubahiro mu muryango. Ariko nanone bishobora kwangiza ubuzima bwo mu mutwe, uwo muntu aba asigaye ahorana ubwoba, kwicuza ndetse no guhangayika. Ikindi kandi ni uko umubano w'urukundo nawe ushobora gusenyuka kuko uba ushingiye ku bintu bitemewe cyangwa ibinyoma, aho kuba urwo rukundo rwubakiye ku bwubahane ndetse n'ukuri. Impamvu ibi bintu bibaho akenshi ni uko abantu bamwe bajya mu rukundo batitaye ku ndangagaciro zabo, bakibagirwa ko urukundo nyarwo rutagomba kubashyira mu kaga cyangwa kubasaba gukora ibibi. Ukuri ni uko urukundo nyarwo rutagomba na rimwe kugushyira mu byaha cyangwa mu bikorwa bitemewe n'amategeko. Umuntu ugukunda by'ukuri ntabwo agusaba gukora ibikugiraho ingaruka mbi cyangwa se ibikwangiriza ejo hazaza, ahubwo agushyigikira mu gukora ibyiza, kugendera mu kuri ndetse no kubaha amategeko. Niba urukundo rutangiye kukwinjiza mu bikorwa bibi, cyo si ikimenyetso cy'urukundo, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko uwo mubano udafite ubuzima buzira umuze. Ikintu cya kane utagomba gukora mu gihe uri mu rukundo ni ukwitesha agaciro ngo ushimishe umukunzi wawe. Kwitesha agaciro ngo ushimishe umukunzi wawe mu rukundo bisobanuye igihe umuntu atangiye kwiyibagirwa, agahagarika kwiyubaha ndetse no kwiyitaho kugira ngo gusa abe yashimisha uwo akunda cyangwa mugumane. Ibi akenshi bitangira buhoro buhoro, aho umuntu atangira kwemera ibintu atashoboraga kwemera mbere, akareka kuvuga oya n'igihe ibintu bimubabaza, cyangwa se akihanganira imyitwarire imutesha agaciro kugira ngo adatakaza uwo mukunzi we. Mu rukundo nk'uru, umuntu ashobora gutangira kwihindura ku buryo aba atacyitwara nk'uko yari asanzwe yitwara. Ashobora kureka inshuti ze, kureka ibyo yakundaga gukora, cyangwa se kugabanya ibyo yitagaho mu buzima bwe bwa buri munsi. Ibyo byose akabihagarika kugira ngo yibande ku mukunzi we gusa. Icyo gihe mu mutwe yatangira kwiyumvisha ko adafite agaciro mu gihe atari kumwe n'umukunzi we, akumva ko agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo akundwe nawe, kabone niyo yaba akora ibintu bimubabariza umutima. Ibi bikaba bituruka ku rukundo rukabije rutagira imipaka isobanutse, ubwoba bwo gutakaza uwo mukunzi cyangwa se kutiyizera. Iyo byagenze gutya, umuntu atangira kwibwira ko niba atihinduye uko undi abishaka, azamuta cyangwa ntamukunde. Ibi bituma atangira kubaho mu buzima bwo gushimisha abandi aho kwishimisha ubwe. Ibyo bikaba bituma atakaza icyizere ndetse n'agaciro buhoro buhoro. Ingaruka z'iki kibazo ni nyinshi kandi zirakomeye. Umuntu ashobora gutakaza icyizere mu byo akora, akumva adafite ijambo mu rukundo rwe ndetse agahora mu bwoba bwo kutemerwa. Si ibyo gusa, kuko bishobora gutuma no mu mubano habamo ubusumbane, aho umwe aba ari we ufata ibyemezo byose undi akemera gusa nk'aho nta burenganzira bundi afite muri uwo mubano. Nyuma y'igihe, ibi bishobora gutera agahinda gakabije, kwigunga ndetse no kumva ko ubuzima bwe butagifite agaciro. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma udakwiye gukora mu gihe uri mu rukundo ni ukwibagirwa uwo uri we. Kwibagirwa uwo uri we mu rukundo bisobanuye igihe umuntu atangira guhindura imiterere ye burundu, imyitwarire ye ndetse n'indangagaciro ze kubera gusa gushaka gushimisha uwo bakundana. Ibyo biraba kugeza aho atakibasha kwibuka uwo yari we mbere y'uko ajya muri urwo rukundo. Akenshi ibi bitangira buhoro buhoro, aho umuntu ashobora gutangira guhindura uko yavugaga, uko yambara, inshuti yaganiraga nazo ndetse n'ibyo yakundaga gukora. Ibyo byose akabikora kugira ngo abe nk'uko umukunzi we abishaka. Mu rukundo nk'uru, umuntu atangira kubaho ubuzima butari ubwe, aho ashobora kureka ibintu byamugiraga uwo ari we, nko kuririmba, gusenga, kwiga, gukina cyangwa gukora ibyo yakundaga kugira ngo ashimishe umukunzi we kuko aba yabimusabye. Hari kandi n'igihe atangira kwemera ibitekerezo byose by'umukunzi we atabanje kubisesengura. Ibyo bikaba bitera ingaruka zo kumva ko undi muntu amushaka,
aba ariko agomba kumera nubwo byamugira uwo atari we. Ibyo byose bikaba bikunze guterwa no gukunda umuntu cyane ku buryo wiyibagirwa wowe ubwawe, ubwoba bwo gutakaza uwo mukunzi cyangwa kwifuza cyane kwemerwa. Mbere y'uko bigera hano, umuntu atangira kumva kugira ngo akundwe agomba kuba undi muntu utandukanye n'uwo yari we. Buhoro buhoro atakaza ubumenyi ku byo yakundaga, ku byo yizeraga, ibyo bigakura bikagera no ku ndangagaciro ze bwite. Ukuri gukomeye ni uko urukundo nyarwo rutagomba gutuma umuntu yibagirwa uwo ari we. Umuntu ugukunda by'ukuri ntagusaba guhinduka ngo ube undi muntu, ahubwo agufasha gukura ukarushaho kuba wowe nyakuri. Urukundo rwiza, kukwemerana ndetse no kubahana, aho buri wese agumana ubuzima bwe n'indangagaciro ze, kandi mugafatanya kubaka umubano mwiza. Niba urukundo rutangiye gutuma wibagirwa uwo uri we, ni ikimenyetso cy'uko uwo mubano udafite ubuzima buzira umuze kandi ugomba kwitonderwa. Mwakoze kubana natwe. Niba ugeze hano tukiri kumwe, kanda like, share, comment ndetse na subscribe kuri Gisa Vox kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ku gihe. Ndabashimiye.